cyane. Amashimwe na yawe, amashimwe na yawe tuyirenge hagati y'ibizima bihora biguhimbaza, hagati y'ibizima bihora biguhimbaza, hagati y'abera bose tuvuga burarurarura, hagati y'abagukunda, hagati y'abakomeye bose tuvuga tuturera, hagati y'ibizima bine, hagati y'ibizima bihora hagati y'ibizima bine, izimpundu zose niz'abantu, imbaraga zawe singizabaho, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Haleluya, haleluya, haleluya.
Imana yogahe wamvugiye ngwima wamvugiye ngwima wamvugiye ngwima Imana we 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 Dawidi Zaburi y'103 Dawidi yahimbaje Imana ajya kubona asanga ari wenyine arebye hirya buri umuntu aravuga ati mutima wanjye himbaza Uwiteka umutima uhimbaza Uwiteka ajya kubona wemuretse ajya kubona abona ntibihagije aravuga ngo mwabindimo byose ntabwo muhimbaza izina rye ageze ku murongo hepfo aravuga ngo ntiwibagirwe ineza yakugiriye icyo utuma uhimbaza Imana icyo utuma uramya iyo Mana wibuke imirimo yagukoreye maze uyihimbaze utayibeshya utayiryarya wiva inyuma haleluya hey hey amen wibuke ngo niwe wakurize ngo utarwa muri rwa rwobo arongera aribwira ati niwe ukurinda ngo utagwa muri rwa rwobo arongera aribwira ati niwe waguhaye agakiza arongera aribwira ati niwe wakurinze ababisha arakubwira ngo niwe ugukiza indwara zawe zose arangije abwira umutima we n'ibiri murimo ngo mufite impamvu yo guhimbaza Imana amen reka dutange iri tangazo twakire Bishop n'amashimwe n'ubundi n'amashimwe buri muntu uri aha ngaha akwiye guhimbaza Imana wibuka ibyo yagukoreye wibuka imirimo myiza ninde guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje yemeye gutanga umwana we Yesu gatubera igitambo gikwiriye ugatagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda ninatuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje kuko yemeye gutanga umwana we Yesu atubera igitambo gikwiriye ugatagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda
kuko yanesheje nanjye naranesheje nanjye nzatsinda yatsinze kuzimu yo yatsinze urugamba nanjye nzatsinda yatsinze urugamba yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Oh, hallelujah. Ngewe ubwo simbasha kubisoma. Abalewi 26. Abalewi ni igitabo cya kangahe harya? Ni cya gatatu. Niyo cya gatatu muri bitanu. Byagiye imirimo ikomeye mwumvikanye kandi ntabwo ari amateka niko byagenze. Hari ubwo umuntu asoma amateka akibwa amateka nibiba byarabaye ahubwo bikandikwa ngo bitazibagirana ariko biba byarabaye bityo nyakuri. Ngaho rusome cyane urangurura umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Oya umurongo ihera ku murongo wa 9 ugeze kwa 12. Urangurure utahabonye vuba reka dusomere kimwe hano. Abalewi ibice 26 umurongo wa 9. Bibiliya avuga ngo nzabitaho mbororotse mbagwize. Uti ngwiki nzabitaho mbororotse. Tekereza ku ijambo nzabitaho. I will do what? Mu cyongereza cyawe ry'icyongereza naryo barireba. Umuntu akubwiye ngo don't worry nzakwitaho. Amen. Buriya mu cyongereza byinjiye ndani ariko mu kinyarwanda cyacu rusange still birimo. Nzagirane nzabitaho. Nicyo cyonyine. Mbega umuntu cyakikubwiye nicyo abakiguhagije rata. Ntiwakumva uti yegeye uyamaye isezerano rya kasha. Perezida yabikubwiye. Don't worry nzakwitaho. Oya nubwo taba perezida nubwo yaba n'undi. Irya kabiri mbororotse. That is prosperity. Ntabwo ari ukuguha urubyaro gusa ahubwo nibitunga urwo rubyaro azabiguha. Ni prosperity yuzuye holistic. Ifite abantu ifite ibintu ifite uburyo n'ubushobozi. Iyuzuyemo yose nzabororotsa. Ibyo nibyo yabasezeranyaga bakuye mu kaga, bavuye mu kaga, bavuye mu buretwa, bavuye mu nohwe yawe hopeless and helpless. Ibyo byo bavuyemo byose irangije ite ikibafasha nuko bamenya ko ndi hamwe nabo. Icya kabiri nukubaha ibibururutsa umutima kandi ari ni hame. Haleluya. Icyaga umva kandi karungo gakukeho. Na imini kuri uwo murongo. Kagatatu kavuga ngo mbagwize. Mbagwize. Nkomeze isezerano ryanjye namwe. Haleluya. Iryo sezerano warigira iryawe? Warigira iryawe? Abumva barigira iryabo ni bandi. Amen. Bakaryakira nk'iryabo. Nababwiye ngo uko yarari niko ari niko azahora. Niba icyo gihe yarabivuze akabikora n'uyu munsi arabivuze azabikora. Amashyi mu yahimana. Haleluya, haleluya. Bororotse ngirene mbagwize. Mbagwize. Nkomeze isezerano ryanjye namwe. Nkomeze isezerano ryanjye. Ubwo Mana ungana nayo rata. Ngaho tekereza wowe wabusezeranije bigahindukana butaranacye. Ibyo byose Imana ibisezeranya abayizera. Kandi ibyo si iby'Abayisirayeli gusa, nibyo ntabwo ari bari tubita first generation. Ubu twe turi second generation kandi kugeza za atureba kimwe ikware. Nta robanura. Uyu mugabo abibutsa abatangiye saa moya n'abatangiye saa 11 ko bahembwa ibingana. Ntabwo ari uko babayeho kera ngo twe twabaye none. Ntabwo ari uko tumaze imyaka 50 muri ibi by'agakiza ngo undi yakirijwe ejo bundi. Ubu bikora n'umwe we ntahinduka uko yarari niko ari kandi niko azahora. Urukundo ni rurya isezerano ntarihindura si nk'umwana w'umuntu ngo abeshye. Ugeze kwa kangahe? Murongo wa 10. Ya kwa 11. 11. Nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe.
umutima wanjye ntuzabanga. ngo nanjye nzagirane nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe. mu mitima hagati muri mwe. hagati muri bo. hanyuma umutima wanjye ntuzabanga. zaririmbiye tangaza almi yakoze mwijoro iby'igorogota birekeraho tubanzirizaho azaza abane natwe. And where will be his heart? umutima we uzahuriye. umutima wanjye ntuzabanga. kuko ntabwo bizatandukanya no kutwitaho. none se azaturi kuriye y'umutima we atwiteho rata abana umva iby'isezerano ry'Imana twarangiza tukigendesha bigura intege kumwegera byarangira ngo bigahinduka iby'abayobozi hano ngo twababwiye ibi tubabwira ibyo tubwiwe natwe kandi buryo uzarebe tuzihereho. Imana buryo ibitubwira twarangiza tukabibwira abana ariko ni twebwe ba mbere bakameka burya nicyo nababwiye. umuntu nahagarara imbere akakubwira ikintu kitamunejereje kitamufashije kitamutabaye burya aba yishushanije azi kubivuga atazi kubibamo. ariko twese intege nke ni zimwe n'imbaraga tubona ni zimwe kuko aho indima intege nke zigira aho zituruka udutsindishiriza nanone akongera akatwambika za imbaraga ni wa wundi tusasa ejo ni burya yaziyenge ubwo iziyenge nawe reka nsangire nawe yo niba koko uwacu ateye atyo yarabibwiye abayisirayeli bajya nabo kandi uzima ntibari hamwe ntibakabyumva batwe mu ijwi babikoze se bose kimwe. ariko Imana icyo nyikundira urukundo rwayo ntiricogora imbabazi zayo ntizirangira kugira neza kwayo guhoraho gutabara kwayo ni inshingano. ntabwo ivuga iti ibi byananiye reka mbiveho oya niyo yitumubona natwe iyo twagiye muri ako kanya kayo ukabona na wa wundi ukururuka inyuma iriya tukamwakira tukamuhobera tukamuhayihake kandi tubizi tubwiye se nubwo tubizi si twe tubikora hari ubikora. inshingano yacu ni ukumwingingira ni ukubimubwira ni ukumukurikirana. yavuye ngo nzabitaho. hari uwaragiye muri mwese arambura ikiganza tumurebe umuntu waragiye bagomye waragiye ariko aza baragira hari n'abaza baragira burya ngikundwa cyane ninaniwe uzabirebe muga zose iyananiwe ushobora gusiga inyambaraga ukita kuri ya yindi yananiwe. uwo ni wa mwungeri mwiza, uwo ni we Yesu yishushanyijeho. ni nacyo gituma Imana yahisemo ko akomoka mu muryango wa Dawudi kuko n'inshingano barazinganije. Dawudi yari umushumba, Dawudi aba umuhanuzi, Dawudi aba umwami, kandi izo 3 categories Yesu zose yarazindiheritinze kuko bana bahanuzi baravuze ngo azongera yogeze inda ya Dawudi ngo kandi intebe y'ubwami rizigera iva muri byavugaga Yesu uwo bahuje inshingano. nawe arangije Imana imwivuga ati dore umugabo ufite umutima nk'uwanjye, si ibikorwa nk'ibyanjye ariko n'umutima nk'uwanjye. That was a legacy from God, umurage w'Imana muri uwo mugabo. irangije Imana ibishyiraho ikimenyetso. umuntu rero waragiye neza ntabwo arebe zitwara ubugabo, izo zagize ishyaka zakwirwanaho, ariko inyantege nke ayitaho akayisindagiza, kandi amahirwe ye n'umunezero we n'izo ngizo zivuye mu nziza. niko Imana idusindagiza mu rugendo rwacu, niko
nuko umwami Yesu adusindagiza kugira ngo tuzabe ikimenyetso cy'umurimo mwiza yakoze. Ntuzacika intege ngo hari byagenze bityo, biramaze, ibyo ni ibyejo. Utangirane n'ibya none bihinduke. Ibyejo ni ibyejo, ibya none ni ibya none, ibyo ugenderamo ni ibishya. Ibya kera ntubyiteho, ntiwongere no kubyibuka. Ayo ni amateka. Amateka mabi arangirana n'icyo gihe, kuko Yesu iyo yinjiye haba ibindi bishya. Haleluya. Byose bigira bite? Bihinduka bishya. Nimumuhe amashyi mbirebe ko mumaye amashyi. Namwe abacecetse cyane muhe Imana amashyi. Muri Kristo Yesu byose bigira bite? Birahinduka. Ibya kera bikaba birashize, ugatangira rero icyiza cyabyo nuko buri munsi biba bishya. Buri munsi biba bishya, buri munsi. Wakanagiye mu byondo hariya kandi uzajya mu bukwe wozi weto hanagure siraje irahari. Yes, ntabwo wavuga ngo ariko ubu nabanyererewe n'ingaruka. Still you come back kugira ngo wongere wibyitufainge ube neza use n'akandi kazi wikozeho se uzuko gahore ubyugera hariya ukagira ikintu uba wagarutse mukagarukana n'umugabo ntaguseke kujya ni ukuri. Ubwo rero ibyo nibyo hanze. Tekereza ibya wizini, tekereza wizini. Babwira kandi kajambo rangiza undi wa murongo wa nyuma 12. Avuga ngo nzagendera hagati muri mwe b'Imana yanyu namwe mu bwoko bwanjye. Haleluya. Reka mbabwire, ubwoko bw'umuntu burya ni ukuvuga ngo ni sinzi ko babyita kizazi babaswahili. Ni ikizazi cya aho ukomoka babyara, ntabwo ari abo mwabanye gusa. Inkomoko yawe Imana nibishyizeho idrawings line muri urubyaro ubwoko bwanjye. Ntabwo ari ukuyoberwa kuvuga, ntabwo ari uko abantu ko duterana gusa, ahubwo hari relationship irenze gusabana, ahubwo izana isano, ibyara isano. Haleluya. Kuko isano no gusabana ni ibintu byenda kwitiranwa, byenda ariko ni ibintu bibiri. Isano naho mvuga dufitanye isano kuko ariko gusabana wasabana n'uwo mudafitanye isano. Icyo ni cyo. Iyo rero ijambo ry'Imana rivugwa ngo muri ubwoko bwanjye, ntabwo dusabana nayo, ahubwo tufitanye isano nayo. Nacyo gituma duha agaciro umusaraba. Wowe watwinjije muri second generation. First generation ni yabari yabavutse yo koko. Second generation niho twinjiriramo kubw'amaraso yandi y'Imana yaduhaye kubw'ubwo buntu. Haleluya. Imana rero ikavuga niba tugeze kuri iyi step tubaye ubwoko nayo tubereye Imana. Imana ki data wa twese na Yesu arimo. Haleluya. Haleluya. Iyo tuvuga ati data wa twese natwe, kuko muri we duhinduka abana b'iyo Mana muri ya maraso ya Yesu Kristo. Ayo na uko yavutse natwe duhinduka ko ayo maraso yabaye ngo yubaka isano ryacu n'Imana suhima. Ababyumvise ni bande? Icyo rero gishobora kwimira umugabo iyo yabonye isano rye, kikimira umugabo w'igihangange w'ikinyambaraga gutinyuka gufata mu mashati umuhemukiye. Abirebe bibaraga je umuntu akagira ikintu. Imana ibi ntiyabikora. Ubwo itabikora nanjye sinabikora. Yesu ibi ntiyabyemera. Ubwo atabyemera nanjye sinabyemera. Why do you do that? Ni legacy va ku Mana yo natwe itwinjiramo akaba ari dukoresha, kuko twitwa abana b'Imana. Turenze
Yesu ntabwo yigeze atwita abana be. Uzi ko turimo hanze hano, ariko mu nyumba abapasitori bandi ntibazanyumve. Uzi ko turi hanze hano, amatorero yose ahindura abakristo ba Kristo ababo abakristo. Kristo wanjye nicyo gituma babarwanira. Kristo wanjye wamukuye he? Waramupfiriye, waramukijije, wamwongeye iki? Uretse ko wavuze ubutumwa bwiza bw'Imana akabyumva, icyo wavuga uri umushumba, kuko wabigizwe iyo n'impano. Nabwo hari nyiri tungo, hari nyiri famu, hari nyiri famu n'ibiri mu famu arahari. Wowe uri umuntu ureberera ibifite nyirabyo. Warangiza ugahindura umukristo wanjye. Ubwo ni ubuyobe bubi cyane. Nta mukristo ufite cyo kora, wahawe inshingano yo guhindura abantu abakristo, ubahindurira Kristo Yesu. Number 1, yumve neza, niwe foundation, siwe musingi twubakiyeho. Number 2, niwe wenyine uguhuza na data ngo ugire iryo sano ry'ijuru. Number 3, niwe mwami uze kumva ngo n'amavi yose azagira ate? Amupfukamire. N'indimi zose zigire zite? None wowe urashaka gupfukamirwa hano ku isi, ubwo nturebo. You are rebel. Mu kingdom mu bwami bw'Imana urenda kuba ibihajya rebo tubiteke. Urenda kujya mu ishyamba se? Mu bwami bw'Imana hari agashyamba bazajyamo. Oya, urenda kwigomeka. No kwigomeka. Icyo ndakibabujije. Noneho rero data wa twese, kandi muri mukuru wacu Yesu Kristo, nawe utarihakana ko atari umwana, kandi natwe muri we tugahinduka abana, tukaza kugira amagambo aryoshye cyane yo kwereka ngo mfite. Yes, ubu hari abantu bazi kuvuga disi pe, aravuga ukabona Yesu hano magambo, ariko wenda icyaduha tukabona nuko abikora, ukamureba bye neza barimo, kandi ni byiza ariko ntibihagije. Kuba umwana rero turabihuje, kuba umwana dufite isano, kubikora neza n'umwana ukora neza kwasi, kubigenderamo no kwitegurira umurage mwiza. Uretse na legacy no kwambara izo mbuto za Kristo uko yabyambiye, ariko n'umurage nyawo turawufite. Itano gorore tuzayibamo hamwe nawe umunsi azagaruka akatuzamukana, tuzaba dutsinze rwose. Tujye muri itano gorore, tujye muri itano judgment, tubane nawe, kandi urubanza twararutsinde kuko yadutsindishirije. Iki tugira abo turibo niwe. Rero ubuzima bwawe bwigishe kumugira priority. Ubuzima bwawe bwigishe, kandi yakubwiye hano Manuel, Dawudi nibyo yabonye. Arabona umugore hirya hariya yisekera atazi birimo, arangije abonye umugore atamujye inenza, abonye ati none n'umutima wanjye se, n'umutima wanjye uzi ibyiza byose Imana yankoreye, mfasha. Icyo umutima rero ushaka nawe uracyumva. Abaheburayo, buriya kiriya gitabo cy'Abalewi cyabigishaga iby'Imana. Gukora kw'Imana si amategeko nk'asanzwe, n'amahame Imana igenderamo kugira ngo bibafashe bazarangize urugendo, ariko ibaha n'amategeko yo kugenderaho. Wenda n'ibyabananiye ngo amategeko bayashoye yose, ariko n'uyu munsi turacyabibona biracyadufasha, kuko icyo Imana yavuze ntabwo kigira limit, ntaho kigarukira, gihoraho iteka ryose. Abo yabwiraga n'abantu, natwe turi abantu, n'abazaza nyuma yacu bazaba abantu, bazasanga icyo Imana yavuze. Ko yabivuze no kubikora irabikora. Haleluya. Ntugire ikikubazo. Abaheburayo 14 yego mbugira ako kantu, urebe ibitwanduza aho bituruka, byurushye cyane kubirizizitinga. 10:14 biravuga ngo kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose.
abagira batedisi abezwa. Imana isite ni yera, natwe idushyiraho inzira yo gukwezwa ngo tubabe abera. Yashyizeho inzira gusa ngo nubyemera ukabihitamo biraba gutyo. Urumva bikomeye? Nuko twebwe dukomeye ahari se simbizi uko bigenda, kuko abera abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Kirya gitambo kimwe cyo gutanga umwana wayo akaza ni rimwe kugeza iteka ryose. Nta kindi usabwa nuko byibuka buti here I am. Ndabizi ko icyari icyanjye warakikore cyaratambwe, nge ndi uwera. Ariko ishati yera, umwenda wawe nahoze mbitangaho urugero kuri Kamikazi, nawe reka mugereho, wambaye neza pe pesa. Igitambo kimwe, nta kindi. Ariko rata ni mumbwire uyo ibi bitambo ubu tuba tutarafeyirinze kera n'abandi barafeyirinze. Niyo tuvuze hano tukajyaho tukavuga ujye mutanga ibya 10 ijya rwose. Reka mubwire umukristo ntakwiye kukigishwa ngo tujye hano na leta irindi ivuga ngo turigisha amafaranga, kuko iyo kazi kayo ni ukwirebera teveya kugendana mubaze ba Paul akakozwe kose kazanye ifaranga. None natwe tura no, umukristo bizi ko ari uwa Kristo, azi ko byose bya bindi ariho abikura, ubuzima bwe bwose ariho abukura, iterambere ryose niba ririho ariho arikesha, kuzasa neza ko ari we abisaba, kuzabaho neza ko ari we abisaba. Ibyo yabuzwa n'ikikubyibwira ngo yumve ubusaza abikore kuntinya cyangwa gutinya Manuel cyangwa gutinya Pasiteri. Ibyo nabyo byaba ari umwanda. Babikoze kubera kudutinya cyangwa twabivuze mu buri, ariko bikoze azi ko abikorera Imana. Iyo ni clarification yo kuba faithful imbere ya Papa, kuba ari umwizerwa imbere ya Papa. Niwe bifitiye inyungu mu gukora neza no gukora ibimukwiriye. Noneho rero twebwe kuza kubyigisha hano cyo kora abashya tubwira abakristo bakuru ngo mujye mubigishiriza mu matsinda rwose bakangukire babimenye. Ariko Manuel ejo haziyizira ushaka amafaranga, babandi bati twigishije amafaranga ku bantu babizi. Rata ni baramburi ikiganza kuko abatabizi ababizi bo ndabazi, abatabizi ni baramburi ikiganza. Buriya kwitorera byose ribizi. Buriya rero kutabikora ni ukubyangaza, kutabimenya. Ahubwo tuzababwiye tuti ko muduhemukira kwanga ibyo mukwiye gukora no kubabwira ngo tabibigisha babizi. Mwoka byaramwe nimukanye cy'Imana yashyizeho n'icyo muzi cy'ukuri kugikora, mujye mugikora muzi ko mugikorera kandi nibyo mufite mu mugisha. That is enough. Naho ibyo muzi muratugira indondogozi kubera iki? Kuhora tubabwira ibyo muzi. Iyo kandi niye kukubeshya. Umuntu wese uzasanga wigishije amafaranga mu church yituma mbuza abahungu banjye ngo tugiye ntabwo mubizi rata, utabizi tumushyira uruhande tubimwigisha, ariko bizi yabyanze ntako ni twamujyana kumusengera. Noneho icyo tuzakora ni kimwe, urumva tuzajye dukora ka fellowship tubaganiza tutari kubukoko. Nta kimana igushinja, nta kimana igushinja rata. Niba ntacyo nge birakishinja, bamenye kurushaho kandi bamenye ko ari ukwegera Imana n'Imana ibiri hagati yacu rwose. Nimuvuge rero ngo narondogoye, nyamara ibyo mvuga ni ka revelation. Nari mubwiye ngo nta muntu wigisha amafaranga akubwira ngo ni revelation, ngo ni ibyo yahishuriwe. Bishurirwe se gutanga icyacumi utakize nindi? Bishurirwe se kubakira Imana utabibona se nindi? Wenda tuye kubwira n'umuntu yaburaye yabuze uko agera akumva ati bariya nabo ubwo nuko bayafite. Turinda tumutera umutima mubi, twamubwaye freedom yo kumenya ngo hari ibyo akwiye gukora abishinzwe n'Imana ye.
ariko kugira ngo tuziteranye nabo kandi tubashinzwe manwe turebe ukuntu uzabwira umuntu wa buraya shaho umubwira uti turashaka gukora iki kwifaranga yumve nakubona hafi azavuga ati bariya nabo nabwira asito yeba mbese ko bameze ntabizi kuko nta umenye ibyundi we umuntu wese we nibanga rye ni Imana ye. Icyo tubahishuriye rero ni ukumenya ko ari ngombwa, kubera ko ari ngombwa. Imana na accounts z'Imana ikurikirana muri ya mirimo yawe izaguherekeza wavuye kuri isi cyangwa wahinda ujyana nayo. Ibyo bizaba birimo mu mirimo myiza yo gukiranukira Imana. Bimenye neza. Amen. Kuko abezwa bose yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Hepfo yaho haravuga ngo iki? 15 havuga ngo kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo, amaze kuvuga ati iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni ko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo. Nubwo warangiza rwose. Hanyuma rero inyigisho ikwiriye abantu ntibamenye uko umwuka wera akora, abari ubahamiriza ibidatunganye. Twe kujya twirirwa turondogora ngo bazadutera amabuye. Tubigisha umwuka wera ari we Mana, umwuka wa Kristo, umwuka w'Imana Data akorane nawe, kuko we nta handi ubuturo bwe buba, ni muri wowe. Haleluya. Yohana 15 cyangwa 14:15. 14:15 iravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Wumvise rwa rukundo plus action. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Gukunda nibyo, kandi ugiye kugenzura kwisi nta umwanga keretse abatamwemera nabo, ariko nabo ntacyo babona bapfa nabo. Nimubizi se? Ntabwo. Ariko nimunkunda dore icyo muzakora, zitondera amategeko yanjye. Nta handi rero biguye mama, si uko yanga yabuza bitondera amategeko ye ngo binjiye muri ya red carpet. Ni hariya ujya kuri red carpet hari ibyagomba kuba yujuje. None mwageze musa n'abari kuri bariyeri, ubura icyo witondeye kikwemeza kwinjira kuri red carpet. But I want you to know this, you can make it. Birashoboka, wabikora. Kuba umukristo mwiza nibyo, kuba umukristo ukunda abantu nibyo byiza cyane, ariko kuba umukristo unirinda agatinya ikimwanduza, ibyo nakarusha. Kuko ukwiye guhora usa neza holistically mu byo ukora, ukusa, ukubaho, n'ukusenga, naho utuye, byose ukwiye kuba intangarugero. Nibwo uzavuga Kristo ko ari umwami bakakumva, wavuga ko yadupfiriye bakakumva, wavuga ko yazutse bakakumva, wavuga ko azagaruka bakakumva, wavuga ko azatujyana tukabana nawe bakakumva, bazakwigiraho. Hallelujah. Amen. Reka ndangize, numvaga mfite ibintu byinshi byo kubabwira by'ibyanditswe. Ntabwo buriya rero bananga kugira ngo atazampitana ndengeje kandi namwatse mu gihe. Wabonye ko bampereye mu gihe. Okay. Reka turebe the attitudes of Jesus. Nta handi twigira si mu masomo, ahubwo ni kuri we. Yaranabyivugiye, munyigireho, uko yabwiye intumwa. Kandi izo nizo zagendanye nawe, zigiye ziradusiga natwe ngo tugendane nawe. Ntabwo byarangiriye ahantu. Ntabwo byarangiye. Abo baragiye ndetse boronapfuye, kandi bapfa bakwije ubutumwa bwiza, natwe tubuzamo. Nta nubwo ari uko twababonye, ahubwo twumvise ibyabo. Nabo bamubonye baramukurikira. Abamwumvise bose
abamwumvise bose n'ababumvise bose turi muri abo. Ni generation rero yarinze yagiye muri foundation yinzwe na Yesu, hanyuma utaye intumwa zigakurikira, natwe buturiho. That is the man we follow. Buriya igitabo cy'Abafilipi nje nari natangiye Abagalatiya hariya 5 22 na 23 wenda bariho ndangiriza icy'Abafilipi, kuko ndenda kubabwira inyungu z'Imana kuri twe twese. Ntabwo ari uko dusenga cyane, ntabwo ari uko turirimba cyane, ntabwo ari uko duhanura cyane. Ibyo byose bimwe hari biza ari impano yahaye twe ngo tubitange ku bandi. Burya abahanuzi bose rero murabarya muti bitangaza by'abantu bakoraga ibyabo se bahawe icyo gukora. Niba bagitanze mu bashyibwa Imana ariko si icyabo, ariko hari icyawe kikuranga. Uhuze Yesu agenda n'abigishwa be muri Matayo nyango ni 10 na kangahe umurongo wa 18 na 19 agasanga agasonza, agera ku mutini usa neza. Ibintu ni bibiri, usa neza wabyibushye ufite ibibabi byiza ariko udafite imbuto. Consider the lives. Gerageza guhuza n'ubugingo bwa itorero uyu munsi. Gusa neza, kubyibuha, ibibabi byiza, amaso aranezerwa, ariko umumaro cyakabaye gifite ntawe gifite. Abirebye hageze ngo arasonza, arawegera. Awegereye asanga nta kintu ufite, asanga nta mumaro wawe. Aho hantu hatekereza ariko asanga nta mumaro wawe. Asanze udafite umumaro, hakurikiyeho iki? Yesu hari ikindi mwari mwumvise yavumyera ibintu byose n'ibyari bipfuye ntiyabihinduraga bikabi, ariko awugira ati arawuvuma. Nta mumaro, nukusuko, nukumeza kwa guteye amabenye, nusonje ntacyo yagukuraho, arawuvuma. Awuvumye immediately bituruka mu mizuru. Ba Petero baje nanone ku wundi munsi bajya kureba igiti babonye cyiza, ariko bari abantu bari bafite inzara by the way, banahuye mu beshya ngo murafite. Hari hashonje cyane, namwe murahazi, hari mu butayu. Bajya kureba bati wenda nubwo yakivumye ariko hari imizi yawe yasigaye, kikaba hari icyo kibwiye. Baje bati urabizi ko cya giti cyahereye ko cyuma? Arabareba ati ntabwo ngiye kuba hasi tureze igiti, ahubwo ngiye kubabwira icyo babura. Ubu mwizera, kwizera kwanyu kuzuye, uretse n'umutini uyu ushinze aha n'uriya musozi mwawimura. Haleluya, haleluya. Mwizeye, uretse n'aka gati mwabonye ku n'uriya musozi mwawubwa ngo vaho kavaho, ariko hari icyo mubura. Nacyo gituma mutangazwa n'igiti cyumye. Hanyuma rero Yohana 15 akababwira nanone kind of tree, uwo icyo giti nyacyo cyumba Yesu ashaka. Arabwira ati rero buriya njyewe Yesu ni nge muzabibu. Buriya ariko ndi umuzabibu utarishyizweho, hari uwawushyizeho. Ni data wawuteye. Ubwo data yawuteye, mwebwe abahinzi murabizi, reka tubaze uriya mukobwa mwiza uzi guhinga. Ibigori byawe ratiyo igihe cyageze, buriya za Adamu yaracukuye ngo amazi atazabura, ibiki byose umuruho mwinshi, ngo ariko cya kigori yateye kitazaba hacyumira mu butaka kikabura uko kigira. Ariko intego uribwa ko ari ikigori no gushisha kwacyo, intego rata ni iki? Ni ikigori kivamo. Haleluya. Intego rero
umuzabibu Imana ari usanganywe ariko yawushyizemo irawuhirira kuko ari icyo yashakaga kizava kuri uwo muzabibu. Ubwo ni iki? Ni imbuto. Umuzabibu rero ubaye Yesu, twebwe ubu tuba amashami, kuko ku giti bwite desita ntabwo kiravaho imbuto, ntaho ndabibona. Nicyo gituma Yesu yaje agapfa agahambwa akazuka kijya mu ijuru, ahasigaye igiti kigakura cyarangiza amashami akaboneka. Amashami arabazwa iki? Imbuto, 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 imbuto. Iki si ikizamu umuntu yakwihamo, yakwiyandikira akibaza, ugira ngo iki ni cyo umuntu yakubaza. Imbuto wera ni izihe? Imbuto ni wowe ugomba kuzigira, ntabwo ari uguhanura. Umuhanuzi ziga si imbuto, nta n'isano. Ashaka kuguhanurira akakubwira ibintu we imikorere ye itanarenga n'umutaro. Ibyo si ibye, yahawe mission genda ukora ikigeni, ariko ubuzima bwawe, kamere yawe, kubaho kwawe, hari icyo Yesu agushakaho ugomba kugaragaza. Ni imbuto. Nicyo gituma Bibiliya tubwira ngo imirimo yanyu, ibyo mukora, nibyo bizabaherekeza, nibyo bizabajyaginga imbere y'Imana, nibyo bizabacira urubanza. Nta mucamanza wundi. Imirimo izakugaragaza aho uri. Yes, eternal judgment, umucamanza n'umwe. Ariko hariho akantu hubwo n'akandi. Ujye mutinya ko muri mwe harimo nta baroyazi bandi, nta roya hariya, kuko niwe arabikora. Yicaye iburyo bwa data aratuvuganira akaragakora. Niwe advocate wacu uyu munsi. Aho abantu bakujyaginga na Satani akajya kubeshya kurega bati no, ibyo si uko, birya byari byeje ariko uyu munsi byahindutse. Ahora avuga ibyacu bya buri munsi uko byahindutse. Haleluya. None hariya niwe uzaba ari we the judge, kandi utabeshye. Ibyacu byose byanditse hariya, nawe winjira ukabisoma. Baba we, ugahinduka ugasanga kakana kashekeje kwa musore njye babwira twamanukanye, avuga ati abandi bana barinjiye tuzabasanga ka Gitumba baraho bari ku rode bro, natwe twikoreye ibisambi, batubaze ngo ariko abandi bana binjira wari hehe? Ngo twinjiranye imisambi. Nababwiye njye ntabwo ndi mu binjiranye imisambi zizirana Bibiliya, kandi niko nabigenje. Urumva rero, we must know ko azaza. Yaraje, yarapfuye, yarazutse, yaragiye, ariko aracyakora akazi na bugingo n'ubu. Data arakora, nanjye ndakora, na bugingo n'ubu aracyadukorera. Hari umunsi rero w'ibyo bindi bisigaye. Amen. Noneho rero turangirize. Nababwiye 15, wenda kugasoma ka 15. Hasigaye iminota yanjye 5. Si byose simbanujije isaha. 15 uyere kuri ya 20 ya mbere. Yohana 15. Biravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data niwe nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri gihe ritera imbuto arikuraho, irekereraho. Nta mpuhwe riba rifitiwe kuko nirya nta mumaro. Ishami ryose ritera imbuto, iryo rimvamo niryera imbuto, arikuraho. Abahinga urutoki barabizi ko bazijya bakazirimbagura, bakazicira, ukareba n'icyari gishishe bakagitema kikavamo, kuko nta cyiza bakirebamo. Hanyuma rero finally turangirize mu Bagalatiya 5:22. Imbuto z'umwuka rwose, imbuto z'umwuka uhawe ni ukugenda usuzuma izi uko ziri zitagabanijeho, nibwo bitazira kimwe umunsi umwe, ariko ujye ugerageza kumva ko data ashaka gufumbira. Nubona ikigoye umwegere
n'abazakwegera. Abagalatiya 5:22. biravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo rukubamo. Ndashaka rata abantu niba rutanakubagamo uyu munsi kuva urumva imbuto ya mbere igukwiriye urayumvise, wayimbwira ni iyihe? urukundo. Namwe mwayimbwira ni iyihe? Imbuto z'umwuka, izo nizo Imana idushakamo. Iya mbere ni urukundo. Urabyumvise utangira ubishyire mu bikorwa. Ntabwo kubyumva bihagije, no kubikora bifite umumaro. Aka kabiri ni ibyishimo. Abantu bahekenya rero buri gihe cyose ntagire cyiza abona, ntagire iki, nta kimubera cyiza kibaho, kandi barahari no mu barokore babamo. Oya uzagenzura urebe, hari abantu nangaha bajya bansetsa, waza imbere hano utangiye kwivugira ubutumwa, ariko bene aya magambo mvuga nimukayavuge mwe mwigisha muzabamo bakomeretsa. Nje buriya namba 1 umusaza, namba 2 nta kintu abantu yewe ntacyo nababwiye. Ubu ntihazagira unyigana mujye mureka muti biriya n'ibyuriya musaza wagashize. Nta kantu namba ntacyo nzahisha, kubera ko mfite ubwo burenganzira bwo kubabwira ikitari cyiza cyose, kuko umubyeyi niko agenza. Ariko nabona uri mukuru we ati uriya nawe arirata, aho kugira ngo akumve ko umubwira ukuri wamugiriye inama, ahubwo agatangire ahekenya amenyo. Hari n'abantu ahangaha batubeshya, wakwinjira hano wabona hariya abantu baramya Imana. Kuramya tutangire tubyigishe, kuko abantu bibwira ko ari ukuririmba bakarangirizaho. We must teach people to worship. Worship ni iki babikore uko bikorwa babizi. Ntabwo ari abariya gusa batugira neza, abandi hano bicaye ugasanga tuwoshipa nawe yagiye mu gitabo, ari umuntu ntiwamenya naho yasomye, ubwo yabaye umunyamwuka cyane. Ntabwo hariho corporation worship, kuramya rusange twese, atari uko abandi batangiye kuramya wowe ugatangira kwihisha hariya mugiye muri Bibiliya cyangwa ugiye kujya hariya, kuko ibintu dukoreye mu bumwe binezeza Imana, kandi ni kimwe mu by'Imana yaduhaye. Be one. Ndetse yabidusabe ngo Imana ibiduhe, nk'uko nawe ari umwe. Mucyo dukora cyose tutiremye ibice. Abafilipi bo niko bavuze. Noneho rero ukabona umuntu araho hirya hariya ari bereye kubye. Hari icyo rero nabavumbuyeho, ndabwira mwabonye ko nakomeje gutunga urutoki rubagumya, ajyana hariya nkabwira n'abariya abo hirya hariya barabona ko nababwiye aba nuko bakunda guhagarara imbere yanyu bakavuga amagambo. Ubwo rero kandi navuze ko twihera ukabona umuntu ari hariya, burya aba yabaye lonire. Muranyumva neza? Burya already abari mu kudevelopinga depression, kuko ntabwo anejerejwe n'ibinejereje abandi. Yagiye mu mwihariko we, ararwaye mu mutabari. Ingaruka ibambe. None se abantu bangana batya ibanejeje wowe bitakunejeje, rati uwo muntu aba ari muzima, aba ari umurwayi. Dore abaganga barahari ya developing ikindi kirwara cy'ingutu, ugasanga turaheka nawe. Hanyuma muri izo mbuto z'umwuka ya kabiri bayiherata ibyishimo. Mufatanye na bene data kwishima. Imana nayo ikunda kwibera mu mashimwe y'abana bayo. Mwayimpereye amashyi ariko. Akandi n'amahoro. N'amahoro. Cya gice cya 13 umurongo wa 14 nibyo, cyangwa ni 14 umurongo wa 13, uvuga ngo mujye mubana n'abantu mu Baheburayo, n'abantu mujye mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'umwete wo kwezwa.
nababwiye ngo Yesu yubashye data akorera abantu. Burya nicyo gikorwa gikomeye. Nitwubaha Yesu n'ijambo rye tuzashobora kubana n'abantu kuko nibo twatumweho gukorera. Tubane n'abantu amahoro bose, ari abanyambaraga, ari abanyantege nke, ari abatabishoboye, ari ababishoboye, ari abashumba benshi. Icyo twaragitsinze kandi twizeye neza ko itorero rizaba irya mbere mu kubagira finance za mbere, kuko bizakorwa mu mutima ushaka, usobanukiwe, uzi icyo ukora, kuruta kubahamya ngo nibategeke ngo nimuzanaya turabizi twebwe n'abahaye imyaka ye. Uyu umwe ugiye gushira, ariko imyaka 5 tuzaba twicara hano n'abariya bashinzwe finance n'abandi administration dukora budget, dukora za budget. Ntihagire utinda kuvuga kandi ubwo ngubyo ntabwo ari ubuhanuzi ngo nuko nizunguje. Ubwo si n'ubuhanuzi, ahubwo ni revelation. Abantu bose bagiye guhindurirwa amateka mu myumvire no mu mikorere kugira ngo Imana ibakore. Ntabwo ari iterabwoba, ntabwo ari ugukabya. Hari igihe kiba kitarabi cyawe, ariko icyo nzi neza icyawe kirahari, kuko nta na rimwe izina ryawe rizasigara inyuma ritagaragara. Mwazibonye, mbonireho gushima n'abatuzana intebe. Buriya biragenda bihinduka. Ubwo se ntagire uvuga ngo ko bazanye Yesu ejo hazaza izindi, ejo bundi hazizindi, musange urusengero rwose rwarahindutse. Ibyo tutiriwe tuhagaye ngo duce ibintu. Bareba batariko hari ahantu tushyiremo izindi ntebe, hari n'izindi zenda kuza. Muzajye mumbaza ngewe nabimenye, baraza bakanyongorera. Nkavuga intingo kuko Imana ikora, ariko nanjye singiramo uruhare. Yese nijye mukorera cyangwa n'Imana mukorera? None se ngewe nta ruhare rwanjye mu kuyikorera, mu kubaka ibyiza? Nibwira ngo bazabikora abandi sindimo, ubwo zingi izankurikiriza bisite ngo naravuze gusa. Ngo naravuze gusa, ibyo nibyo nzakangisha. Kuvuga ni kimwe, gukora ni ikindi. Icya gatatu n'amahoro. Amahoro ntabwo ari security. Amahoro aba mu mutima. Peace of heart. Amahoro yo mu mutima ategeka byose, ibikangisha ibyo ari byo byose, ibiremereye ibyo ari byo byose, kuko biva kuri the King of Peace. Umwami w'amahoro ni utanga amahoro. Kuko rero ubwabitunze n'ubutunzi bwe ahabe muri abo kandi urimo, nizo mbuto ugomba kumumurikira. Muzura amahoro ya Kristo agwire kandi abe menshi muri mwe. Ikindi, ibyo ni bya bizami wishyirira imbere yawe no kwihangana. Kwihangana rero buriya urambwa ngo kuki kandi nihanganye, ibyo byose bihari. Ikibazo icyo ari cyo cyose ntikikwimuremo amahoro ya Kristo. Ikibazo icyo ari cyo cyose uko cyasa kose, aho cyaturuka kose, nikimure amahoro ya Kristo, uyahagarareho. How can you resist this? Rero icyatwishe nuko twibagiwe ko turi mu ntambara. Abantu bibagiwe ko turi mu ntambara, turi ku rugamba. Bibiliya iratubwira ngo turi ingabo, kandi ubwo turi ingabo turarwana. Number 1, hari ibintu bibiri: we are targeted, kandi natwe turatagetinga. Ni ku rugamba rugenda. Hari abashaka Satani n'imigambi ye n'ibye biradutagetinga, turi targeted. Natwe rero tubavuga ngo hariko tuzi ikimunesha. Haleluya. Akolekane kukajya Nazareth. No kugira neza. Kugira neza. Abazi kugira neza ni bande? Ababizi gusa. Simvuze kubikora. Ndavuga ababizi.
noneho ikomange mu gatuza kawe tubukoko ibyo ngiramo neza birahagije. Wibaze wowe ubwawe niba bya bintu byo kukubwa ntabwo nguzana imbere waye hari ukureba bwitureba hawe hose. Icy'ingenzi turabizi ariko twige no kubikora. Ni kimwe mu bigaragariza Imana ko dukora ubushake bwayo. Murabyemera? What is n'ingeso nziza. Ingeso nziza. Ariko sha ingeso nziza zo ziroroshye. Use wirinze gutongana na mugenzi wawe, wirinze kuvuga nabi, wirinze iki nubwo kandi ibyo ntabwo bivugwa kuri twebwe gusa, ahubwo no kuba bikozinga ababitera. Ikimbabaza ni kimwe, umuntu yabigutera kandi mugahanwa bingana. Ni nka ruswa. Umuntu yagutera yagusaba ruswa nawe wayima ngo wibonere ko gukemura kandi mugafungwa mwembi. Umuntu yagutera kutagira ingeso nziza, akagutera kuvuga nabi, kandi mwarangiza imbere y'Imana mukamwanduye umwandu ungana. Uziga kubyirinda se? Iyo ni intwaro ukwiye kwibaza. Ni gute nakwirinda amariyakisiyo? Burya rero iyo bibaye hari umuti n'umwe Paul yarawutanze ngo ntukarenze umunsi. Ni ukuvuga ngo biri likely kuba, ariko ntukarenze umunsi ukikoreye kirya kintu. Imvune ni yawe. Umuti nta wundi. Yambabaje, yangiriye nabi, kandi si wewe ntiyansabye imbabazi aramaze. Ko yaba ubuse si wowe ubabaye. Uraruhuka uwo mubabaro ukibabaye ukikoreye ibyo ukwa neza. Gukiranuka byo ni nabivuze kare, ibyo bivangiye ibyo byose nibyo bigaragaza umukiranutsi. Ibyo byose ukiranuka zibunamenya mvuga ngo nukuye kuri mwihariko, kandi ko twavuze amagambo menshi, ariko sayini yo gukiranuka nukuba nawe wumva ko igiti cyawe ari cyiza, cyera imbuto nziza, wakigeraho atasoza, nta kindi. Utunganye, uri igiti giteye ku nyanja ahatabura amazi, kizamuka n'imbuto zacyo zijya ziteharya, yazera igihe cyazo. That is the righteousness. You need righteousness. Uko niko gukiranuka. There. Imyaka tutabonana. Niko gukiranuka ntabwo ari kugira ngo wihanye waje watubwiye ibintu bya no. No kwisuzuma ukareba aho Imana igushaka niho mpagaze. Aha koko ndumva ndi mu mwanya wanjye aho mvugana n'Imana, ndi ku giti aho gikwiye kuba giteye, cyera imbuto, n'imbuto zacyo zerera igihe cyane. Ukuvuga ngo season, muri buri season kiba cyeze, ariko nuko cyakuze neza. Niba icyo giti yari Yesu, kamere ya Yesu yitware, imbuto zawe zihaze abashonje. Umumaro w'igiti ni imbuto cyera, ntabwo ari ukuba igiti gusa. Reka ne kubarondogorera, ndengejeho iminota. Ayiwe yayirengejeho ubwo, kandi iyo byacometse umuntu yagenda. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Icyanditswe cyacu turangize. Iki ngiki cyo mu Bagalatiya, oya, cy'Abalewi 26 9:12. Then turangize, hanyuma dukundane dusohoka, n'ibindi. Bibiliya avuga ngo nzabitaho mbororotse mbagwize. Nzabitaho. Umva abateye batyo, nimumbabariye mugarura amaso n'umutima hano. Abateye batyo, ijambo riratubwira ngo nzabitaho. Iyo ni Imana. Nzabagwiza, ntimuzaguma uko mungana gutya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ku minsi y'imperuka icyo azagaragaza, bimwe mu byo Yesu yavuze, ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzakwira isi yose. Bamwe buzabananira, ariko harimo n'abakiranutsi. Ntabwo azagaruka ngo atware ubusa, azasanga turi bere.
ugomba kujyana nawe. Hanyuma ngo azabororotsa muzagwira. Aha, nkomeze isezerano ryanjye nawe. akomeze isezerano, muri abanjye nanjye ndi uwanyu. Zabitaho mbororotse kandi you are mine and I'm yours. Aha, muzarya ibigugu bya kera, muzarya ibigugu bya kera, mudahe ibigugu kugira ngo mubone aho none muhunika kugira ngo ibishya. bishire mubone aho muhunika Ibishya. ibindi. Hallelujah. Uwo ni umugisha, by the way, that is a blessing. Blessing uyu munsi ufite uzayikoresha, ariko biri ngo gupakurura kugira ngo ubone aho upakira ibindi. Hallelujah. Amen. May God bless you. Imana ibaho umugisha. Ndabizi hari abatishimye kuko sinasimbutse, nta ntege ngifite zo gusimbuka, ariko nabonye mfite intege. Ni mu ijambo rya gutera intege zo gusimbuka wowe. Mariye, wowe ugasimbuka ukumva uti nyamara iri rirankorogoshoye. Iri rinjyanya ahantu. Hari ibyo nibukaga. Nta n'uwirengagije muri mwe. Ariko mwarwaye indwara yo kwibagirwa. Uyu munsi indwara yo kwibagirwa icyo ukwiye gukora isenyuke burundu. Akwibutse. Amahoro ya Kristo abane namwe. Mugubwe neza muri byose, ariko mwumve ko mujyanye umuhigo wo kwera imbuto zikwiriye abihannye. Mumpere Imana amashyi. Bakristo rero bateraniye hano, bambabarire barambura ibiganza byabo. Ubu ndabizi nabyo ntihagire ukomeretswa ngo rutini yahindutse. Bavuga batari ko buriya biriya ntiyabyibagiwe na gato. Nababwiye ko hari umwuka ategeka. Bwa mbere abakristo bwa mbere basengeye hano, cyangwa batari n'abakristo ariko aribwo bwa mbere. Uwasengeye bwa mbere nahagurutse aho ari